Kuri yanyu mumeze mute mwiriwe mute abandi mwaramutse gute turabaramukije umunsi wagenze gute mumeze mute twe tumeze neza abantu bacu ndimo kubakurura mu mugozi ariko umenya turi buvuze kuba tukurusije imwe pe muraza kutwihagarira ngo mufate uko mubabonye imisi yose ntaga iba ari imwe igihe duheruka yari imiriro Abana hakonje barakonje yende kumva natazi Okay, fine then. Uyu munsi tugiye kuvuga tugiye gusubiza ibibazo. Yes, bari kumwe n'umunyamakuru utazi. enkoni Cameraman wacu kude chapeau. Cameraman mushaje. kumafta Bafite ibibazo rero. Ni ibibazo bitatu. Ntabwo bigoye nimugire ikibazo. Kandi musubize nk'abana b'Imana. n'Imana kandi Ni mubeshi. okay aha Ikibazo cya mbere yagira giti. Ni ikihe kintu cyakubayeho ugaseba mu buzima? Cyakubayeho ryari hehe? gaseba Jesus Christ Turahera kwa Med. kubera kari njye mwakumvaho ko nasebezuka mbere njye nagenze bake utuntu twinshi tugere nka kamwe Urugero uvuge byinshi. okay nushaka ubivuge byose bivuge byose ariko ubundi urakabana. ngenda njya mvuga ibyo ntibutse umunsi umwe niga mu gatatu segonderi Oh. abantu twiganye kuri NCT Gisimba hejuru Gisimba NCT Gisimba yes kunaga pronounce ngo Kisimba ni Gisimba ni Gisimba rumva twari turi gukora examen ntabwo ngiye mu busanzwe nzi gukopera ndavugisha ukuri kuba Jose ashobora kutabyemera ariko ku bantu twiganye Solange ntabwo ngiye nzi gukopera noneho ducura inkota nyine nk'ibisanzwe narayicuraga muri rusange ariko igihe cyo kujya gukopera ngatitira noneho n'umwarimu wanyigishaga yari abizi najya tirisha nkabona nijya ari guhanga ijisho nuko ndangije nsengera mu mutima isengesha ndavuga mana we nanjye ndikumva nshaka gukopera kuko ikizamini cyari cyaje hari ibisubizo byose twari tubifite ku gapapuro noneho agakomeza akajya ancunga nagira ngo ngiye gufata agapapuro gatangira nkameza neza kagira nka gutya akaba arambonye arangije arambwira ngo muto ngo nushaka urekeraho ngo reka ngo ndabizi ngo nduzi gukopera ngo rekeraho ari mwarimu urumva yakomeje kujya ndeba akabona nabuze amahoro nawe nta nkureho ijisho nagira ngo ngiye gufata agapapuro nawe nagashize kamuno muri imbere nagira ngo ngakure mubere nisutiye nagira ngo ngakuremo akaba yanteye imboni mwana noneho sinzi ukuntu nakanyabujemo ngiye kukareba abanturutse inyuma ngashyira mu rukweto ngashyira mu rukweto icyo gihe umuntu witwa Gafeza yaranyicaye nk'inyuma gutya iki kiganiro hopasa kirebe noneho we yari yambonye ko ngiye gukopera uwo munyeshuri ntabwo twiganaga bigaga nko muri CCM ariko bajyaga baducanga yego natwe barabikora sen abonye ko mwarimu aje ahita ankubita ikirenge gutya sinyari ndebye inyuma mbona mwarimu araje mpita gacengeza mu rukweto kandi mwarimu yarabonye ko mfite inkota araza aransaka hose aranyibura araseba nawe mwarimu mu mwanya ari kunsaka yanshyizeho umutima kuko yari yayibonye abandi inyuma bari gukopera
aha ubwo nyine ntiyamfata birangira ubuze ibisubizo buri bisubizo ariko abandi mbabera ikiraro barakopera barakopera akandi kantu njye bundi nagiye nsabera ku ishuri cyane Solange iyene twari wanyu cyane umushuti wanjye ariyize twicaye noneho hari ukuntu twajyaga turya ibigori byokeje kuri recreation kandi ukuntu ikigori gihumura tugagira impungure gutya tukazishyira nko mu mufuka wenda wa uniforme tukaba twicaye nko mu ishuri gutya tugatangira tukarya hari umwarimu twari twarisakasira ino ntavuze dunda nawe noneho turya impungure akajya yumva ibigori biri guhumura afata ari njyewe uri harya inka ngo ni ukuyuza gukora yes amfata ndi gukora shikarete kabisa mu mpungure nazihekenye ni kuzihekenya noneho ukuntu nari na gato rero abantu bose bari baranyifatiye we aramfimye mwa abanyeshuri b'inyuma rero bamfata ishati kugira ngo bagiye kugufatanya oya baramfasha kugatambambaza birangira nyine baduhaye pinisiyo namwe murabyumva nk'abantu bize ubwo icyo nacyo ni igisebo kugutuma umubyeyi ngo watonganye n'umwarimu ku mpamvu zo kurira ibigori mu ishuri nako ni agasebo kujya gushaka umubyeyi icyo gihe rero naratiraga ntabwo najyaga mu rugo narebaga umubyeyi uri hafi y'ishuri twebwe twigiye muri Kongo natwe twarabikoraga waratiraga ukavuga ngo iwanyu ni kure ntabwo wagera haba hari umubyeyi waje kuvugira umwana ugahita uvuga ngo mbare uvugaho nawe bagutumye niyaranja muri ubwo buryo ariko nahuraga na mwarimu nkumva ndasebye si ubwo ibyo ntibibaye ibindi kambe mbisipoye kandi bibike Pole sana abantu basebye nkanjye hejuru amaboko hejuru wowe ndiki cyagusebeye ikirwa bisha ko nasebye byinshi menya natangiye guseba nyiri umwana ngo rero cyane nanjye narasebye ariko reka nivugira ko ku ishuri kuko ibindi byo ambyihorere ako ku ishuri nasebye rero twari dufite umwarimu uba nabi pe yagukubitaga inkoni yitwaga imidacika ubwo nyine ntiyacikaga niyo mpamvu bahise imidacika yarayigukubitaga ntiyacikaga yarashiraga cyakora ariko nibutsa kandi ndakavuga ngarukeho ntiyacikagamo noneho twagiraga ama français station kandi yego ndayivuga kandi yayizanaga nk'uyu munsi akavuga akatwanganira akavuga ejo muzaze mwayiborotse ajya no kuboroka no kuyafata ni ukuboroka kandi ntabwo wavugaga wicaye wajyaga imbere nko mu banyeshuri 50 gahaguruka ukifata gutyo hariya hari imidacika nk'icumi umva ikibazo hariya hari imidacika nk'icumi nayiborotse pe ariko yari umwarimu uba nabi pe byanga bikunda ntabwo waburwaga gukubita n'ubu ubona ko yabaga nabi cyangwa n'ubu twari ufite yabaga nabi pe nta nubwo muri primaire nari umuswa nyamba nari umuswa cyagihe ubu udafite ibintu bikurangaza ku buryo n'ubwonko buba buri fresh mbaza ngo yari ihe français récitation les corbeaux et les renards maître corbeau et l'arbre perché koko ki donner un sommet information umva ngiye imbere ntago nari uwa mbere ariko nagiye imbere nyizi pe nayiborotse ako wibuke ngo ari guhekenya iryinyo hariya mu nguni akoko yari hariya hari inkoni
ubwoba ntugomba kujijinganya ntugomba kureba iruhande narahageze nibagirwa n'umutwe w'iyo recitation ko wita ubwonko bwagiye yale corbere narahageze ndayibura ndahajya gusa ndahagarara arabibona ko nagize ubwoba aravuga ngo tangira ndahagarara wego na rubrike ngiye guhagarara mbere kuko nari narahagaze gusa ndakomeza ndashabo twigana barabizi mu wa kane ndahagarara mera ngo nkamureba gusa nyine nkareba nk'iriya mu banyeshuri nkareba ndayishaka mu mutwe arabibona ko nayibuze ariko nawe angirira impuhwe kuko yaravuze mwana naho yaba umuswa ntabwo yakwibagirwa n'ukuntu yitwa we abandi bari kuhanyura arabibona ko ari trauma noneho nta nubwo ari umwarimu wacu komutera yari iya kanibiri umwarimu wacu yasibye ngiye nigaga muri B ari umwarimu utetesha abanyeshuri pe ariko ubibona ko abana batarabaswa akabibona ko natinye inkoni anshyira ku ruhande ati butuje zirikene problème hadu abanza yashiraho abandi n'ubundi mbona inkoni ziri kuvuza ubuhu birangira nyibuze nkaya mvuga ngacishamo arankubita ariko ankubita gakeya nuko nyine ntabwo ariko n'ikisobanuro cyo gusobanura ko atagukubise kandi abandi yabakubise nyine yarabibonye ko njye nagize ubwoba bwe kuko yari ari gukubita pe kandi iki kwereka ko bwari ubwoba nageze mu rugo ndari yivuga numva ndayizi yivuge wibwira mama wawe ndacyayizi ngaho yitubwire mu rwego rwo kugaragaza ko inkoni kandi uvuga ko navuze ako se ibaze ko nasoje 2007 nari nsoje ubwo ndacyabyibuka vuga ngiye ko nyivuze sinyivuze le corbeau et le renard mettre corbeau sur le arbre pêchette n'est pas son bec et fromage Louis c'est la bébé c'est la grande oh bonjour monsieur le corbeau que vous êtes joli que vous me semblez beau sans mentir ntago yize ntago yize muri uracitswe cameraman ntago yize njye nakundaga kuragira ntago mwaracitswe ariko akandi kantu wasabye tubiri kakandi watsimbye ko numva ariko sawa akandi so nkavuge yatuma mvuga uduce vuga okay kamvuga uduce uko biri kose utwo ndi busimbuke ntago dusekeje nk'utwo ndi bubabwire kuki twageze ahantu kugira ngo bibatere amatsiko twageze ahantu nyine turi mu rugendo runini cyane umuntu arambwira ngo hari hoteli nuko hari hoteli ngo kandi bari gurisha ibiryo ngenda ntibibe biryo n'inkoko n'umuceri nyine hari ahantu mu giturage ntamenyereye ariko nzi nyine ko ari ibyo umuceri n'inkoko ko bitabura turagenda hari Uganda tuhageze buri wese nkabona ari gufata nanjye ndafata twari nk'uduteka ariko ntudutekawe dusekeje ntudutekawe ni agaseke k'umukara tsiriri barambwiye ngo niko Uganda aho kugira ngo mutujijishe bakunzi bacu tujijishe ngo tekawe oya njyewe barambwiye ngo nitekawe barambwiye ngo nitekawe numva ko ari tekawe ngiye kureba mbona n'udusashe tw'umukara umutima urambwira ati si ubu harimo ariko niko Uganda ngo babikora nko mu biturage okay ndagenda n'umutima mwiza ndafungura mbaza ngo nasanzemo iki ya nkoko n'umuceri kawunga n'ibishyimbo none se sibyako ni wishyuye inkoko n'umuceri bagwa kawunga n'ibishyimbo nahise mbibasubiza ndavuga ntago nabirya n'umunyigi amakanyigi wari bubinyu n'uwo munyigi nkumenya ubundi nabonye ari ibintu biponze bisa n'igitoki barambwira ngo ni umunyigi bahita bambwira mu rugande iriya nyawo iriya
niba ari uko simbizi ariko undi umuganda yambwiye mu ruganda iriya nyama ngo hirya nyama nese ugomba gusabizwa n'iki mu bintu byose nasebye ukuntu nabifashe n'umutima mwiza ayo mukagenda ugiye nzi ko ngiye kurya birangira binaniye ndebye ukuntu bipfunyitse emere yaride nahise mvuga wawu Sharuma ntarasebye ibice waranasebye tu sharika rero mbabwire iseba ryanjye byahereye kera hari abantu nyine urubwa rubera ariko noneho bikarenga n'urubwa no guseba bikajya bizamo gusebeza ukara mbese kurya guseba ari umuntu bahita bakwita guseba kanumva warasebye ikintu cya mbere numva cyansebeje cyane 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 gusumba ibindi byose nanyaye ku ishuri batora kandi urumva hari umuntu wararaga hasi wowe uri hejuru umutuntu turamutonyangira ati n'izina rya Yesu Bikira Mariya we ibi ni iki ati imvura yaguye noneho rero ibyo byose nta kibazo byari bitwaye utorora matora mu gitondo kuyanika rero muri doro hanyuma amashuri ari ahangaha na dorotwari z'abakobwa ziri aha abahungu nibo bararaga hanze bararenganye mu kigo niyo giteke kandi barayikwikorera kujya abandi ikibanga nuza uwari cheftaine wa nuza wa dorotwari harya yitwaga ndi yitwa Joseline yitwaga nde ukabyara ndaryibagiwe ubwo si telefone yari imfura cyane ntago yigeze abihwihwisa byamenywe n'uwabimenye cyangwa se abandi nimba barabivuze bashaka kuba barabivuganiye mu mugongo nta gitekerezo mfite gusa nasohoye matora nyine njya kuyanika ndongera ndayigarura ndaryama ngira ngo ubwo nibwo bwa nyuma nabikoze ariko nyine naho wari uri kwishyugana n'igise wari kujya rose hanyuma ndangiza bigezemo hagati hanyuma narangije burakugana bambe nka cyakiguti kandi buriya wasohotse nk'ugiye kubirangiriza hanze ugeze biranga kubirangiriza hanze hanyuma hari ukuntu uba wanatose wanagize ute uragaruka hari ukuntu noneho udutsindagira ayi ikiganiro ntabwo tuzagisohora umva kiti tagisohora umunoza umukorege wawe urumva umukorege wawe rero nyine uwo mukorege nta nubwo mwibuka uwo ari we ariko cheftaine ntabwo yateye intambara oya nuse byana bikiri binyuze kije mu wa mbere urumva wakigero abafite ubwoba tuba muri internat gwacu ko baba baragutaye baguta mu birometero n'ibirometero nta kundi uri bigenze nta kintu bagutwara nyine niyo bakurira nta kintu bakugira icyo kintu cyaransebeje icyo ni icyambere ikindi ni iki mfite ibisabo byinshi cyane tubwira ikiri fani icyagukorogoshoye ku mwana ukiri mutoya umukobwa ugitangira kugimbuka niyo uri umuntu utagira isoni mu buzima uba ugira isoni ubwo mba ndagiye rero ukabyarawe hari ku mpuza ku masaha ya nimugoroba turangije etide nari mfite ukuntu nderanja nje niga nsakuza niyo ntari kwiga igihe nzigira nzabifata nta kintu bitwaye ubwo naturumbutse mvuye iwacu mu wa mbere ngiye mu wa gatatu ndagenda nicara ku ntebe ntera ibiparu mfite intuza nabwo nabaga nabashyize ku murongo n'abakuru bose tera inkuru duhagurutse ku ntebe uranigendera narahagurutse bagenzi banjye Jose ayiga mama uraho ndeba uraho mwirwa hari umushuti wanjye aragira hari umushuti wanjye araza arangije baramfasha turahahanagura urumva byanga no kuvaho dutsirimaho n'ingwa icyo gihe batsirimaho ingwa ntuzi ubu twari kubigenza gute ubwo nibyo nyine ndagenda ariko icyo gisebo nacyo kigenda ari ikintu ugenda nakimeze nk'igikomere ibyo bintu murimo kwivugishwa ntabwo ari igisebo hari igisebo ugira ukakigendana nk'igikomere mu mutima ukumva wanagicumbagirira ubwo ushatse kuvuga ko icyo kiremereye kuruta kurwana n'umwarimu kwigisha yakiraremereye mu mahoro uri umwana wiga mu wa mbere imyaka 13
14 kiraremereye abanyeshuri ukuntu ari babi muri interna unyuzeho wese ahita avuga ati sho yororo naho biriya hari n'igihe indisi nkawe zigufasha tukumva ahubwo ari kumutera baranyakisereye inyuma rwose akavuga ngo bana mutoni dunda kutubwira wagize igisebo gikomeye waza kutubwira umuntu hari umuntu bafimye abandi bari gukururira inyuma hari na hari Jose umuntu wageze imbere agiye kuri sita bikanga akibagirwa n'umutwe w'amagambo ari Jose bari baryamye bakumva imvura iraguye reka nkubwire ibi bintu tubireke kiganiro kirarangiye noneho tugende ku kibazo cyawe yes cya kabiri twagiye iki mutakirangiza mwagize ariko hari ikibazo wari wavuze derekere tugende wumvisha nawe cyari kiguteye gucumbagira mu mutima nacumbagiye ubwo nagezeyo ikibazo cya kabiri waguha ubushobozi ni iki wahindura ku isi kandi kubera iki duhera kwa Jose kuko ubutaha twahereye hano ariko wagira ngo ngende nkurikirane igihe nawe sha birashoboka ubutaha mwaravuze ngo sinka mwicara uruhande nta mubishe nagiye okay uramutse ufite ubushobozi ufite ubushobozi bwo guhindura ikintu kimwe gusa ku isi niki kintu nahindura shana njye nahindura ntekereza ko ndamutse nshaka guhindura ikintu kimwe ku isi nakwambura Amerika ubushobozi ufite wow ukabuhande Kongo kubera ko simbizi nimba ari ubujiji bwanjye ariko mbona ko ibibazo byose intambara yose iri muri ino si Amerika ibifite ukuntu ifitemo ukuboko ukuboko kwabo guhora kuregarega kugira ngo barimbure abantu ntabwo nzi inyungu babivanamo uko zingana ariko ndumva nabicaza bakaba batindi se mu n'ikihe gihugu bakamera nk'uburundi wow injya yego nka cya tarapu kivugira injya gusa murakoze nta kindi kintu ndenze rekera ibyo mvuze birabaye shirisha mwakomezanya bo ikintu kimwe mfite ubushobozi bwo guhindura ikintu kimwe sha mfite ubushobozi bwo guhindura ikintu kimwe ku isi nakuraho urwango ngashyiraho urukundo donc nta rwango mu bantu urukundo mu bantu mumbaze niba naremba cyane niba ndimbura ufite urwango ariko ngikuyeho na birashoboka simbizi inzira nabinyuzamo ariko nakuraho urwango ngashyiraho urukundo gusa abantu babaye babi na Amerika uri kuvuga yawe ni ukubera urwango ni ishyari ni libaya ikizibu nyonyonyo hari urukundo ntekereza ko twaba dufite amahoro twaba dufite ubukire twaba dufite umutekano twaba dufite buri kimwe cyiza yes ngewe hajya ngo ikibazo ngo kimeze gute wow uramutse ufite ubushobozi ni ikihe ku isi wahindura kimwe uyu ni we Medi akajiji no kwishuri ubundi ni we Medi wa nyawe amba ikintu nahindura ku isi ngifitiye ubushobozi ufite ubushobozi bwo guhindura ikintu kimwe gusa sha nakuraho urupfu narukuraho nkaruherekeza nkarubwira ati ariko ugapanura n'isi ako umugani wayo ipana nanjye nibyo nari ngiye kuvuga abantu baturanye ntaribi ubwo nyine nakwimpura urupfu nkagurisa abantu bakabaho milele na milele ariko reka nkubwire ako narukuraho n'ukuri none se ubundi bakabaho imyaka ingahe waba uduhemukiye ntabwo byakunda urupfu ni igihembo cy'intwari ku rundi ruhande none ubwo umuntu urumva yaramba akagera imyaka ingahe biramureba iyo Imana yaba yaramushyiriyeho ariko kose nanone urupfu ko yanapfa oya ariko ntakuraho mwumve ko njye ntarukuraho rurambangamiye kuko nawe wakurwa ngo rukubangamiye n'ibice kuko nawe Amerika igukoroga yewe cyanjye ntakuraho urupfu rukagenda sinkongera kumva urupfu ya derekere urupfu we ikibazo cya nyuma nubwo abantu baraza kutubwira muri commentaire buri wese arafata nawe uruhande ikibazo cya nyuma mu bwana bwanyu
iki mwifuzaga kuba niba mutarakibaye kuki mutigeze mukigeraho Wow. tangira Kubera iki hagati? none twese ko twagiye dutangira Banyamashyari. ako karoroshye Okay, turabifite ntacyo. ariko nta birenze Ikintu nifuzaga kuba ndi umwana ubu si nkibi. Inzozi zanjye ntizibe impamo. Nari mfite ibintu bibiri. Aho kimwe nakigejeje hagati ubanza nzagikomeza. bra Numvaga kimwe muri byo nzaba umuntu ukora mu by'umutekano. Either umusirikari cyangwa umupolisi. wazajya muri kurutu muremure Oya. Hanyuma ngatinya ikosi y'inkoni. Ngo abakuru barakubitwa ngiye ngatinya izo nkoni. Ako icyo gihe nari ndi muto. Nkuze rero. Numva nzaba nyine umudokiteri. Umuganga. Mu by'ubuvuzi nyine. Hanyuma byo ndabyiga ngira amahirwe ndabyiga. Respect ku babyeyi banjye babigizemo uruhare ndanabyiga. Nabyo mbigezamo hagati. Mbanje hano rero ndi mu nzira zabyo inzira irakomeje nahuye n'imbogamizi z'ururimi ako gahunda ni ugukomeza tu cyangwa se umwana wanjye umwe muri bo akazabikunda ko ndi kubona nshaje nshobora kutazabikora yes ako ndumva tu byose ni gutyo kurikiyeho siko muhita mundeba wowe nawe wamurenge okay reka nivugire mu mikurire yanjye nkura numvaga nshaka kwiga nkagera ku gasongero numvaga nzaruhuka ari uko imbere yanjye bandikaho DR nyakada Dr. Josie nanabigenderaga irekada nanabigenderaga pe hanyuma nagize ibyago ndi kurangiza segonderi bitatumye mbona bourse ibyo nabyo nahuye nabyo ni umwaka ni nk'ibyo byose umunsi tuzaba turi kuvuga ku myaka abantu bahuye nabyo mu buzima muzabimaze nzabibabwiye hanyuma ndangije ndarekera igihe kiragera nza kugira amahirwe ndongera njya kuri kaminuza ariko nza kuva muri kaminuza kubera ko akazi nakoraga ntago kari gushobora kundihirira ngo kangurira ambasirabisi kantegera amatike yo kukajyamo kanyishyurire minerivare bikunde nari niteze rero ko ababyeyi bazamfasha kwishyura biranga byanze mbivamo ngo kuko inzozi za dogiteri zagiye mbere ubuhiro na nyoni hanyuma uko wakuze uko nakuze gute nyine nizo nzozi wari ufite ziranga nari nifite zo gukora n'indamuka nkuze so kuri no shuro ubu turi kuvugana cyakora nzapfa kubyiyitirira yabajya kuri Facebook bapfa kwiyitirira Dr. Jose nibura nzapfa ntabwo napfa ntabyiyitiriye nawe wewe songa mbele Sekate tama bakuye ngo ndirimbire vuga ibyawe ese urarinda wajya kwiyitirira ako wanabyiyitirira Pastor Ndashaje. ngo Pastor Claude Dr. Jose ubu ugiye kuvuga ko dogiteri yanjye imeze nk'intuza nka ya pasiteri runaka uwo uvuze okay twagiye twakomeje njyewe rero kundinda ariko mbere y'ibintu byose kundinda rwose njyewe nanjye nakuze mfite inzozi z'ibintu bibiri kimwe nakigezeho ndashimira Imana yakimpaye ikindi cyo cyapfuye igihe cyose nyine kivuga ni icyo wagezeho njyewe nakuze ntumva nzaba umubyeyi ngashaka kabyara zo kubyara nkaba nyina w'umuntu kandi Imana yarabimpaye I thank God kuri ubu kuri umwana ukavuga ati nshaka kuba umubyeyi ari ukuba umubyeyi yarabyaraga mu rusisiro ni njye wahageraga bwa mbere ngiye gufata umwana rero nkumva nanjye mfite inyota zo kuzagira umwana kumva hari umuntu nyakwiye ngo mama izo nzozi ni sawa sanazitekereje njye ntabwo nazitekereje nkuzi kuko nakundaga abana
ku rwego numvaga na mama yabyaye namusaba basi akaba uwanjye narabikundaga rero Imana yarabimpaye ndabishima icya kabiri cyo cyapfubiye hehe katikati nakuze ntumva nanjye nziga nkaba umuganga ariko inturo imbana inturo ahantu twari dutuye inturo imbana inturo Estitiki Simba inturo nyine ahantu twari dutuye nyine nta section y'ubuganga yari ihari habaga pedagogy na sociale na contabilité so nuko nyine biba amaherere mfatiye indi manita sha ariko ntacyo bintwaye ko nabyo bintunze se birantunze akazi nigiye karantunze anyway iyo umuntu akiri umwana nyine ndibaza ko turangije gusubiza ibibazo iyo umuntu akiri umwana ahura n'ibintu byinshi gukura ni urugendo ni ubuzima nyine ni panda shuka teremuka byagiye byamanutse byagize gute umuntu atekereza ibi hanyuma abafaransa baravuze ngo l'homme propose Dieu dispose umuntu ashobora kubyuka agapanga imipango nk'$1,500 ahamba rero Imana nihitamo ngo ibi birakunda ibi nabyo ntibikunda hamba aho turi turabishima Imana turashima no uko bimeze kose turashima Imana kubera ko kose haleluya ko biri kose Yesu araryoshye ariko impano nyinshi nari mfite bambe nakabaye naravuyemo n'umuhanzi si gusa ngo we sawa ngaho murabeho bakunzi bacu mwakoze cyane ubwo muraza kutubwira muzatubwira bumiwe cyane kuruta abandi abasebye n'abasebezukaye comment share subscribe ciao ciao ciao